umutungo wa mbere w'umugore umugabo nukuri n'umugabo iyo umuntu agutwaye umugabo waha kwishe bana abakurangije yego pe abantu barambye ati wowe watwigishirije abagabo kuduca inyuma ngo waravuze ngo umugabo ngo ntahazwa n'umugore umwe niko bimeze ariko noneho ngo ubwo ngo wabigukora ntindafuha cyane 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 niyo mpamvu rero twigisha abantu kugira gute gufata neza wa mwana atagucika bana niba yemerewe bane kandi wowe kumva ugomba kumwiharira ashakisha igituma atagenda iyo umuntu yambaye agashenete ku kuguru bamwita indaya babishakira andi mazina nuko bamwita indaya ni ndangiramuzungu ni indaya y'abazungu ariko buriya nabyo biboneka ku mitako ahubwo nuko tuba tutarasobanukirwa hari abagabo b'abayisilamu bananiwe n'ingeso zabo babarwayi intumwa y'Imana yavuze Imana yavuze sorry ya kamere Imana ibize uburyo yamuremye nyine sibyo ugasanga umuntu ararwaye niyo yarongora akageza kuri bane n'ubundi akabaca inyuma akagenda akajya guhangayika akaba yakukumba n'abakozi n'abasazi uwo ni umurwayi nimuzamufate rero ngo mwumve nimumubona ari umusiramu ngo mwumve ko ariko abasiramu bose bateye. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Turabasuhuza abakunzi bacu b'Umurimbo TV, inshuti zacu, bavandimwe bacu, bakuru bacu, barumuna bacu, basaza bacu, abana bacu. Turabakunda cyane. Hano ndi kumwe n'umuvandimwe nkuko bisanzwe ni ikipe imwe y'Umurimbo. Muramubona nta wundi ni Sauda. Imana izaguha ijuru. Amin. Twese kandi tuzabe turi kumwe gutya mukono kwa mukono bega kwa bega. Turabahaye karibu rero, turabahaye karibu muri uno mwanya tugiye kuganira namwe ku kiganiro cyiza gishimishije ariko agatangaha nari maze iminsi nigunze umuvandimwe wanjye ntamubona yaragiye mu gihugu cya kure kandi cya hafi ugira ibikabyo bana cyakure kandi cya hafi niko mvuze sawa karibu iminsi myinshi karibu urakeye urasa neza wambaye neza wambaye idira ryiza Sauda uvuye iwabo wayo mana nizeye yuko mwazanye nandi menshi nukuri cyane ko mwari mwagiye mu byerekeranye na business y'imyenda urumva ko nyine nta kuntu yavura mwazaniye n'abandi bantu kandi igiciro ni nk'ubuntu nukuri kw'Imana iyi ndabona ari rivage itandukanye na za zindi zimaze iminsi zihari tumeze neza irangira iyo wigereyeyo urumva uretse nkubwire hari abantu bazi yuko burya barya umutanzania nomero ya mbere yego iyo ugeze Tanzania nibwo umenya ko nta nomero ya mbere y'umutanzania iba hano mu Rwanda nukuri kw'Imana noneho rero uragenda ukajya ku ruganda wagerayo ugasanga hari umuceri utazi hano abantu ngo barya ngo sinzi ngo number 1 bakandikaho ngo grade number 1 ngo majura ngo sinzi iki hariya uba wageze ku ruganda ariko none hari igihe ugenda ntutembere ntugere no ku ruganda ukamenya nyine ntumenye amakuru ukabona ibyo biri ku isoko noneho kubera ko ari byo baba bamenyereye kugurisha nabo business nyine urumva baba bayizi n'ibyo bemporota handi baba babizi bakakwereka bya bindi nyine nawe ukagira ngo nibyo ngibyo ari kugera ku ruganda noneho n'aya madira rero nayo umva nanjye mba nshaka ikintu kiri kare turanze tumenyereye bya bindi by'amabara menshi kandi tukabona ni byiza ariko n'aya y'amabara ibara rimwe arahari ariko fata hano no mubiri nawumvishije n'akantu koroshye keza kandi gafite n'ireme ikimbabaje cyane nuko ayo nazanye ari hafi gushira nukuri gusa ni idira ndayigutuye itavamo irange idira nziza wambara nyine ukumva urakeye sinzi niba wenda urambona gute urakeye nukuri nanabikubwiye urakeye akaver pomme keza urakoze cyane rero icyo nashaka kukubwira iyo ugezeyo nukuri kw'Imana hari igihe bakubwira ibiciro
bakakubwira ngo ayarangura gute, ayarangura gutya, ayarangura gutya, ayarangura gutya. Wareba ukabona yose namwe biba bisaba ngo ushishoze, bagahita bakubwira sinzi ngo Mombasa, Nairobi, sinzi weya, Madagasikari, bo baba babizi uburyo bitandukanye. Twebwe rero tuzi kubera ko tutazi ibyo madira, tuzi ko idira ari idira. Habaho rero abantu bazigura, yageza mu rugo akazavuga ngo mbega umwenda bitewe n'iki baranguye iby'amake, n'abaguzi nyine baza bagura ku giciro cyiza bakumva yuko ari ibyo. Arahari shop ya muri chic arahari. Ubwo mu by'ukuri nyine ababikenera nomero zacu zo ni zazindi, murabyumva cyane yuko ntacyo muzatuburana, badushaka kandi Saha Fashion irakora. Gira icyo ubwira abakunzi ba Umurimbo TV, tugiye kuganira ku ihe n'akahe gaseke ubahishiye. Numvaga ndabakumbuye, icyo nicyo kintu cya mbere. Icya kabiri, navuye muri kubera nari maze igihe nakora ntaza n'imbere ya kamera, murabona ko rwose no kubaha karibu byananiye, byakunyuzuye. Byanyuzuye. Uyu niwe uri kunyakira mu rugo, nari maze iminsi ntazaho, mbese ntazi n'uburyo ndi bujye imbere ya kamera, murabona ko mfite n'isoni, ariko ndabakunda cyane, ndabakumbuye. Tubaye karibu, mukomeze mugubwe neza, tubifurije umugisha w'Imana. Kandi nk'uko yarambwiye ngo mbabwire ngo ndabasangiza iki, nabasangiza urukundo nifitemo, kugira ngo namwe mukomeze mu rusangiza abandi. Hano turi ni mu kagoroba k'ababyeyi. Icyo tuba dushaka mu kagoroba k'ababyeyi ni ukugira ngo twungure urukundo rwacu, dukomeze turureke rutogote. Urukundo cyane cyane ruba hagati y'abashakanye, tureke rutohe, rugire rushyuhe, rwake. Iyo rura rukundo ruhari hagati y'abashakanye, waruzi yuko rugenda rugatondagira no mu bana, rukabajyamo, ugazasanga abana bagakurana urukundo cyane, bagakurana urukundo, bagakura atari ibyihebe, bagakura ari abantu bafite umutima mwiza, kubera ko nawo bawuhawe, kuko nyine murabizi umuntu burya atanga icyo afite. Ngayo ngoko. Urakoze cyane Sauda, reka mbonereho nanjye gusuhuza abamama bakunda gukurikirana Umurimbo TV, umumama witwa Mama Mosini na Mama Biju, ndabasuhuza cyane. Ababyeyi beza bari kuri gahunda y'idini, bakunda Umurimbo TV. Nukuri abo ntavuze amazina, nuko suko ari uko ntabazi. Muri rusange tuba twasuhuje mbere, tuba tuzajya tugenda tuvuga umwe rimwe. Erega hari abantu batabikunda, ngenzi benshi, ariko impamvu wenda abo ngabo mba mbavuze nuko mba nzi neza ko abo bantu nta kibazo, ni abantu badashobora kundakarira, kandi pe nabo nyine babonye bibatera ikibazo baca inyuma bakambwira mu gikari, bakambwira bati ntuzongere, nabyubahiriza. Kubavuga disi ni ibintu biba byakurenze, ni ukuri kw'Imana, ni urukundo rwinshi, kandi nabo bakomeza I love you so much. Babyeyi bagenzi banjye, badamu, ndabakunda. Imana ibaha umugisha cyane kabisa. Amin. Twaje mu kagoroba k'ababyeyi. Sawa, hano imbere yacu ndabona udukisi nutwo waje uzanye uvanye muri Tanzania. Baratugira cyane bariya abantu, reka nkubwire, ni naho byaturutse, no mu gihugu cy'u Burundi. Abantu bo hanze, niyo mpamvu natwe nk'abanyarwandakazi dushaka, cyangwa se nukuri twafashe, mbese turavunika, wenda nimubibona. Hari abantu disi baba bazi ngo aba bantu ngo bari gukorera amafaranga, ngo bari gushaka kashi. Subhanallah, nimumara kumenya, mukavumbura ko turi gukora dawa, turi kuvugira abadamu, turi kuvugira abagabo, turi kuvugira umuryango, wenda insha Allah azabashoboze kudukunda no kudushyigikira no kuduteza imbere. Hanyuma impamvu nuko turi hano nk'abadamu b'abanyarwandakazi, kubera ko tubona abadamu b'abanyarwandakazi dufite uburyo twirara. Abandi bo hanze, ari byo yavugaga Anifa mugenzi wanjye, yavugaga ko abadamu bo hanze ibi bintu ariho bituruka. Hari ababyita uburozi, hari ababyita ibindi n'ibindi, inzaratsi, ariko burya inzaratsi ntago ari mbi, nta kintu gatwaye. Reka kaba n'inzaratsi burya. Inzaratsi abantu bazi ko ari ibyatsi.
inzaratsi ahubwo bazi ko ari ibirozi Ibirozi. uha umuntu agapfa si cyangwa ibyatsi. akamererwa nabi. si ibyatsi baho Ubuye. umuntu agahinduka kamere. none si ibi ni ibyatsi uza abagabo batari abasiramu cyangwa se bamwe batarabimenya ibi bintu agafata nk'umugore wacyambaye. inaha ngaha ntaguciye mu ijambo umuntu yarambwiye ati abasiramu ndabakunda ariko mwambara ibintu byinshi by'impigi ngo rimwe ngo ngo ni na- impigi. ngo usanga ngo umuntu ngo yambaye ngo ikintu cy'ikinigi ngo acyambaye ngo hano Yego. ndamwihorera Mm. naramwihoreye nyine asiyejua maana usimpimana ndiyo kuko hari igihe bibaye ngombwa ujya ko tubyigisha. hari igihe ujya gusobanurira umuntu wareba ugasanga afunze no mu mutwe ugasanga biraza kukuvuna twara igihe bigutwara igihe ahubwo ntanabyumve. ntanabyumva nuko rero ko wakambaye hano niho kambarwa oya narimbaye nkifashishije ariko mu ijosi bambaramo utunigi ushobora no N'ubusanzwe. gukambara ariko Icyo akangaka bitwaye se. none si umurimbo. umurimbo tv rero urakomeza ukabazanira utuntu twinshi tw'umurimbo ushobora kukambara mu ijosi ushobora no kukambara ahandi hantu hatari mu ijosi ariko ugamije kurimba atari urwego rwo kwambara impigi. mu bihugu byo hanze bazi agaciro k'umugabo si uko n'abanyarwandakazi tutazi agaciro k'umugabo ariko hari ahantu bakataje bazi ko umugabo ni umwami cyangwa se reka mvuge ngo abayisilamukazi kubera ko ijuru ryacu riri munsi y'ibirenge by'abagabo bacu niyo mpamvu usanga dufite utu na turiya na turiya. ni haramu guha umugabo wawe inzaratsi ni haramu guha umugabo wawe inzaratsi zitwa ibintu byo kurya mu kanwa ngo ahinduke ushaka kumugira debire ushaka kumugira inganzwa. umugore w'ingare ntabwo azabona ijuru n'umugabo w'inganzwa ntabwo azinjira muri arijana nta n'impumuro y'ijuru azumva. ariko twemerewe gushakisha buri kamwe kose kagomba gushimisha umugabo wawe kugira ngo atareba hirya. twabonye yuko abagabo baremanywe amarangamutima menshi rero ni muri urwo rwego tugomba gutangatanga abagore b'abasiramukazi. bajya batubaza ngo ese mwebwe mwemerewe abagabo banyu bemerewe gushaka abagore benshi? nkababwira nti kugeza kuri 4 niwirangaraho baramujyana hari abandi baba bamukeneye. rero tugomba gutangatanga kugira ngo ukomeze umusigasire ubone ari wowe wenyine. nugira amase akashaka undi basi ukabyakirana umutima mwiza kuko ni Imana irabibemerera. ariko mbere y'uko ashaka umwima umwanya ku mpande zombi zose kuko ikintu cyawe cy'agaciro urakibungabunga uko byagenda kose. kandi umutungo wa mbere w'umugore ni umugabo. ni ukuri ni umugabo. iyo umuntu agutwaye umugabo aba akwishe bana aba akurangije. yego pe abantu barambwiye ati wowe watwigishirije abagabo kuduca inyuma ngo waravuze ngo umugabo ngo ntahazwa n'umugore umwe. niko bimeze ariko noneho ngo si ubwo ngubwo ngo wabigukora ntindafuha cyane cyane cyane. niyo mpamvu rero twigisha abantu kugira gute gufata neza wa mwami atagucika bana. niba yemerewe 4 kandi wowe kumva ugomba kumwiharira ashakisha igituma atagenda. murayibona ushanga niko yitwa ariko mu kinyarwanda nakanigi n'utunigi. oya n'ubundi rega tuvuga ahubwo tuvuga ushanga mu rurimi rw'igiswahili. subhanallah. noneho mu twebwe iyo tubishyize mu kinyarwanda tuvuga ubushanga. none se utu twitwa ngo iki? aya ni amasaro akanigi harya karaga ariko yego umva mbabarira aho ngaho rwose wahita unshishamo ijisho n'abandi bose bakaninshishamo mbabarira. aya ngaya ni amasaro ariko buriya kandi umugore nawe ni isimbi ni isaro. noneho rero ako kanigi bajyaga baririmba ka kera wenda pe wasangaga bafata kano kantu ugasanga umugore nyine gafite n'utubara nk'utu ngutu. mama ndabyibuka nanjye ndi umwana muto akangaka narenga afite nambaraga mu ijosi nyogokuru yari yarampaye
twari umurimbo n'utunigi nyine banadukoraga ni gutya nacyo nyine dushinzwe kugeza ubu ntiturahindura agaciro katwo ni umurimbo turimbisha abagore noneho rero abagabo babyambara nyine niko isi aho igenda ihinduka n'ibihe bigenda bihinduka ariko nabo bamenye ko atari byo ntabwo ari ibyabo ntabwo ari ibyanyu mw'abagabo byabo barimo kwiha imivumo umugabo wambara kano kantu intumwa y'Imana yaravuze ngo lanatullahi almar'u yalbasu libisata arrajul warrajul yalbasu libisata almar'a yarangije kuvumwa ni ikivume umugore wiyambika umugabo wiyambika imyambaro y'abagore n'umugore wiyambika imyambaro y'abagabo yarangije kuvumwa rero usanga ko njya nkubitamo agapantaro yego ufite akaga yego cyane ariko se ko njya mbona n'abantu b'abemeramana bari ku rwego rwo hejuru wowe reba iby'intumwa y'Imana yavuze ko abemeramana se abemeramana umwemeramana uzi uwo ari we umva se usanga n'abasore bagiye kurushinga bambaye ibinigi mu ijosi yarimbye yashyizeho wa mushanana agashyiraho n'ibinigi iyi ndowa akajya kunga indowa yambaye kunguka wallahi ubu si indowa kweri iyi ndowa iba abamarayika baba bamanutse ku bw'iki gikorwa cyiza kiriya kintu cyo mu bukwe nacyo ntabwo cyemewe ni icy'abagore abagore nibo bambara ibinigi mashallah ariko mu basilamu ntabwo twebwe abahungu bacu bajya bakunda ko babyambara ahubwo ni ukutabisobanukirwa ni ukutabimenya ni ukutabyibuka kubera ko buriya umuntu ugiye kurushinga hari ukuntu bamutwara gutya gira gutya akagira gira gutya akagira ariko nyamuneka ni haramu umugabo w'umuyisilamu kwambara ibinigi sinzi no mu ntoki hano barabyambara n'ibishenete basigaye babyambara abana b'abasore ugasanga yambaye umukufi hari n'abagabo biriya bintu ni haramu mu idini yacu y'ubuyisilamu tugaruke rero hano kuri iyi ushanga imarikisa betse rero nkubwire babonye ko bayambara mu ijosi oya betse nkubwire burya tembea ukaone kwambiwa kuna uongo iyo uvuye ahangaha ukajya mu kindi gihugu n'urugero wagerayo ugasanga nimba iri aka kanigi we wakambaraga hano wagera muri Tanzania cyangwa i Burundi n'urugero ugasanga aka kantu bagashyiriyeho fermeture cyangwa se aho gafungirwa urabona ko gafunguka ugasanga bari kukwereka ko ushobora kukambara no mu nda ibyo ngibyo nawo ni umuco urawukope nyine ni akantu ukopeye kandi katari kabi ngo ubwenge burarahurwa siko bimeze buriya abagore turavunika tuvunikira abagabo bacu dukora uko dushoboye kugira ngo tubanezeze tunabashimishe warangiza ukabona uwo mugore kuko araberewe akanakubwira ati aka kantu rero iyo ugiye mu cyumba nk'ibi turi kuvuga by'akagoroba k'ababyeyi noneho waba witeguye umugabo ukaba wambaye akantu hano mu ijosi ukambara utuntu hano ukambara utundi hano ukambara utundi hano hasi ni imitako uba witakiye umugabo wawe iyo akubonye santima ziramurenga kubera ko ari kubona uri ururabo rutatse arabona uri umuntu ntabwo ari kubona ari wa wundi wari uri mu gikoni hariya urimo gukaranga amafiriti n'ibiki cyangwa se utetse n'ibyo bijumba arabona hari impinduka yabayeho ibyo bintu biramukurura bavuga nyine ngo unamuvutia biramukurura warangiza ukabyumva ukavuga uti ko nanjye nzabikora iwanjye nkabikorera umugabo wanjye hanyuma rero wagera iwawe nawe ukavuga uti ibi bintu aka kantu reka nkambare hano kandi nkambare hano kugira ngo mushimishe ahubwo abantu icyo tugomba gukorera akazi hano ni ukugira ngo abantu babisobanukirwe yego aka gashanga cyangwa se iyi bushanga cyangwa se ubu bushanga cyangwa se tubyita amasaro gutyo nyine amaziki hagati y'abashakanye cyangwa se abantu nyine mu rukundo ni icyamazi
mbere yuko mvuga aya masaro ndabanza mpere hejuru. yego ndahera ku mutwe. mu buriri umugore n'umugabo baba batandukanye. umujuri yaje kwiba hatabona akora mu mutwe, akamenya umutwe w'umugabo akamenya n'umutwe w'umugore. sibyo? umutwe w'umugabo uba wogoshe, ariko umutwe w'umugore uba umeze neza, haba harimo inweri, haba harimo umusatsi. sibyo? noneho hano umanutse ku matwi usanga ugutwi k'umugore kuba kwambaye. iyo yambaye iherena umugore uba ubona ari byiza, iyo yisukishije utunweri twiza uba ubona ari byiza. ubu urabona nyine ni rwa rurabo. hari abasore cyangwa se n'abagabo basigaye babikora ngo ni ubusitari, ariko buriya imivumo iramanuka. bashobora kuba babikora kubera ko ntibabizi niho isi igeze. wa mugani nuko nanze kuguca mu ijambo. uvuze yuko umujura ashobora kuza bwije hatabona agakora mu mutwe. hari igihe ushaka umugabo bwana nawe afite direde, nawe ufite direde. byaracitse nyine, ni haramu. biriya bintu abagabo barimo kugenda bahindura ni haramu. ni ya shayitani yavuze ko izaca munsi igaca hejuru. ubwo rero amaherena ni umutako. umusatsi twebwe mu idini ryacu nta nubwo wemerewe gukata umusatsi umugabo watabiguhereye uburenganzira, kubera ko umusatsi ni umutako w'umugore. ukamanuka ku matwi ukambara amaherena, uyu munsi ukambara aya ngaya, undi ukambara ubundi bwoko, yani ukihinduranya. mu ijosi ukambara shenete, ugahinduranya, ukamanuka ukambara ushanga. twebwe abayisilamu si bishyashya kuri twebwe, ariyo mpamvu bavuga ngo ni ibinigi, ngo abasilamu ngo bambara ibintu byinshi, bagira ibintu byinshi. ariko ubundi kuki batavuga yuko impigi wayambara no mu ijosi? njye navugaga ibinigi, impigi nyine ni ibintu by'uburozi. twebwe rero ntabwo twebwe twambara. inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. ntabwo twebwe imana muri Qur'an kubivuga ngo ntabwo ishobora kubabarira umuntu ubangikanye imana. ibyaha byose imana irabibabarira, ariko umuntu ubangikanye imana n'icyo ari cyo cyose ntabwo imubabarira. ni haramu rero umuyisilamu kwambara impigi. twiringira Allah, ntitwemera imyaku, ntitwemera imitwe myiza, ntitwemera utwo tuntu twose. twiringira Allah, ugasari ubundi ukiringira Allah. wundi ujya muri za shiriki uriya ntabwo wari umuyisilamu. baravuye mu idini kera nawe atabizi. kubera iki? ubujiji, kudasobanukirwa. noneho sasa ukambara intuza uyu mutako hehe hano. uyu mutako ni umutako w'ibanga, ariko abasitari barabyambara ugasanga yanagishyize hejuru. hejuru y'ipantaro yambaye. abakobwa b'iki gihe basigaye bambara bakerekana amasuvetma yabo, ugasanga yashyizeho na ushanga. ariko twebwe abana bacu iyo tugiye kubashingira tubambika imitako, tubagurira imitako itandukanye mu rwego rwo kugira ngo bitakire abagabo babo. ariyo mpamvu tugomba kwambara tukikwiza, kugira ngo imitako y'abagabo bacu itabonwa n'abandi, babandi ikabatera rukuruzi kubera uburyo baremwemo. yego. tukamanuka tukambara ibikomo. ibikomo, tukambara isaha, tukambara impeta. utunigi two mu nda ushobora kwambara kamwe, ushobora kwambara tubiri. abantu ba kera mu ijosi wasangaga harimo ibinigi byinshi. hano ku ntoki hari imiringa, no ku maguru barambaraga. ahubwo uyu munsi iyo umuntu yambaye agashenete ku kuguru bamwita indaya. babishakira andi mazina nuko. bamwita indaya, ni indangiramzungu, ni indaya y'abazungu. ariko buriya nabyo biboneka ku mitako, ahubwo nuko tuba tutarasobanukirwa. ahubwo n'indi mpamvu birashoboka ko iriya mitako hari ukuntu abantu baba bakagombye kwitakira hehe mu rugo. iyo bisohotse hanze biba ari ibindi, ariko ni ukudasobanukirwa, ni ukutabimenya. rero twebwe abakobwa bacu iyo bagiye gushyingirwa, ikintu tubakorera tubagurira buri kimwe cyose. ni nacyo gihe cyo kubigisha, kubera yuko hari abakobwa baba bambaye ushanga, kandi nta mukobwa uba ugomba kwambara ushanga, kubera yuko ushanga ni iy'umugore ufite umugabo. imara iki rero? ku maso yiwe iyo akureba wamwiyeretse arishima. icyo ni icya mbere. ikindi,
biri mu bikurura, yani mu bitera gutegura umugore, bimwongerera iyo umugabo arimo kugakorakoraho, agakorakoraho ubundi tukita tasbihi y'umugabo. Yego. Abayisilamu tugira tasbihi, abakristo bavuga ishapure. Yego. Nkuko tuba dufite ari amasaro turimo gusingiza Imana, n'umugabo yarimo gukora kariya kanigi n'ubundi kubera ko kiriya n'igikorwa cyiza gishimisha Imana n'abamarayika, n'ubundi barimo gusingiza Imana kuko barimo kwinjiza muri mudunde umugore we mu rwego rwo kumuguyaguya. Yego. Hari impinduka iboneka mu mutwe, yani kuri uyu mugore arahinduka bitewe na kariya kantu umugabo arimo kugira gute, cyane yuko umugabo nawe aba yagabanyije ijwi rye, nyine ari gutereta avuga neza, urukundo, amagambo meza tuje yuzuye urukundo, yuzuye impuhwe bitewe n'igikorwa agiye kwinjiramo. Niyo mpamvu rero abakobwa bacu iyo agiye gushyingirwa tumugurira turiya tushanga, hari twiza cyane ndetse dutandukanye ku buryo yambara akanahinduranya. Abantu rero bazi ko ari impigi rwose, ntabwo abayisilamu bambara impigi, ni haramu. Uwo muzabona yambaye impigi muzamenye ko ari umukafiri. Uwo nguwo rwose arega abantu benshi disi batukisha idini. Abantu benshi nibyo bindi baca umugani ngo umukobwa abumwe agatukisha bose. Ariko mu by'ukuri hari abapagane baba mu rusengero murabizi, noneho hari n'abakafiri baba mu musigiti, nabo barahari. Abo ngabo ibyo bazakora ntago bisobanuye yuko ari izina ry'Ubuyisilamu bose muri rusange. Ni abantu nyine baba barananirwa kwihanganira kamere zabo cyangwa se baraganjijwe nazo, hanyuma rero ariko bakaba bagira idini babarizwamo. Baba babarizwa muri iyo dini gusa, ariko ntago babitwa bene iryo dini. Yego. Abantu n'ukuri mujye mwihangana mu byumve neza, uzi kugira ngo hari n'ukuntu sawa. Ubu turimo kwigisha tuno, ariko hari n'ukundi kuntu. Urabizi ko twebwe abayisilamu kazi ntabwo twemerewe kwiparfima ku hanze abagabo bacu nibo bemerewe parfum. Twebwe intumwa y'Imana yavuze ko parfum y'abadamu ari amazi, umugore aba agomba kwiyuhagira kenshi. Niyo parfum y'umugore, umugore wakarabye aba ari mwiza, abahumura neza. Parfum twebwe twiparfuma nimugoroba twamaze kwambara iyi mitako, twiteguye abagabo bacu. Ukiparfuma witeguye umugabo wawe, ariko ntabwo byemewe ko usohoka hanze ngo witere amarashi. Hanyuma utu tunigi nanone, utu nutwa hano nutwo munda, kimwe nkuko hari utundi tuvuga muri expo turahari. Turahari ku buryo umudamu atwambara. Duturuka hehe? Duturuka muri, nabonye abantuza abanya-Ethiopia n'abahinde, hari n'utwo nabonye ku buryo ukandagira tukumvikana. Ari two twakera, ari tw'Imana yavuze ngo ntibakajye bambara imitako yabo, bajye bayambara ariko bagende gahoro, kugira ngo abarwayi b'imitima batumva turiya dutako uburyo turi kuvuga, hanyuma bagahinduka nyine bagashaka kugira ngo binjire mu bikorwa by'ubusambanyi. Abarwayi b'imitima iyo bashatse kuvuga gutyo niba abantu nyine baba boroheje cyane mu buryo bwo, hari abantu buriya gusambana byababereye nk'ikiyobyabwenge, abo nibo barwaye. Bararwaye cyane abagabo, bararwaye muri no minsi. Ni nayo mpamvu usigaye ugira gutyo kumva yapfuye no gufata n'ibyo abonye arongoye n'umugabo mugenzi we. Ariyo mpamvu rero umugore aba agomba kuba impamvu zo gufasha uyu mugabo. Niyo mpamvu rero tutemerewe kwitaka cyane dusohoka mu mago yacu, ahubwo twitaka cyane mu mago yacu twitakira abagabo bacu, twitakira abagabo bacu. Nibyo rero iyo rero twambaye dusohotse imitako yacu tuba dusabwa kuyihisha. Ariyo mpamvu hagomba kugaragara uburanga. Isaha ntabwo ari umutako wo guhisha. Oya, isaha rega isaha ni igikoresho. Ubu ngubu tuba turi kureba n'impeta nta kintu itwaye.
ariko ibi bindi byose amaherena y'umugabo abonye wambaye amaherena abona wabaye mwiza ashobora kukwifuza ariko se nkatwe nk'uku nguku tuba twambaye niyo mpamvu nyine alhamdulillah twebwe dusa n'abimira ubusambanyi nyine nk'uko wambaye ukikwiza amaherena se ayabona hehe usibye iwawe twebwe alhamdulillah noneho n'aka ngaka kano gashanga nk'uko turi kubivuga umuntu akabonye hari abana nyine b'abakobwa basigaye batwambara ariko ubwo ndavuga batarabayise ababyemerewe akatwambara yamara kutwambara ni nka 3 4 cyangwa tungaye ushatse wakambara na kamwe cyangwa uko ubikunda yego noneho yarangiza akambara n'agapira kagera munsi y'amabere batwita crop top noneho turiya yamara kutwambara cyane cyane nyine ibibabwira yuko cyangwa se abatabisobanukiwe mumenye neza yuko kano kantu gafite akamaro mu buryo bwo kubaka urugo rw'abashakanye nuko uriya mwana dufata akadushyiramo uriya mwana w'umukobwa numva nta bakecuru bajya kwikora ibyo bintu n'abana baba bakiri batoya b'urubyiruko akatwambara akagenda tugaragaza bitewe nawe na misiyo afite sibyo hari benshi batwambara gutyo bo bari mu kazi kabo abo nabo ntiwabatera ibuye kuko baba barabihisemo ubwo rero nubona umuntu wenda tuvuge tubyite ko mu mazina yabyo babita abantu bigurisha indaya nubona abakobwa bambaye utwo tuntu bari gupublicita cyangwa se barimo kugira ngo ubwiza bwabo bugira abo bukurura menya ko n'umugore uri mu rugo wowe kuko ukeneye gukurura umugabo wawe ukwiye gukora nka biriya nutabyambara umugabo azakurikira wa undi uri kubimwereka Muislamu kazi utambaye ushanga shauri yake yatakaje tasbihi y'umugabo tasbihi yo mu cyumba ariko hari n'abagabo b'abayisilamu kazi benshi b'abayisilamu mbabarire kubera batabizi turi kubyigisha ntibakajye bagora abagore babo bababwire nabi ngo ibyo nibiki yenda n'impigi bitewe nuko baba bafite aho bavutse hari igihe abataravutse mu muryango w'abayisilamu hari n'igihe abataravutse mu muryango w'abayisilamu ariko nawe akunda ibyiza cyane kandi yumva byose byamugeraho ariko samahani kidogo hari n'abantu batabikunda cyangwa se babahira abagore babahira akavuga ati birase birajya kuntwara amafaranga y'iki abo ni babandi nyine tuvuga mu mutwe wabo haba hafunze ugasanga wamubwira nk'ibyo ngibyo ugasanga akoresheje izindi mvugo ngo birase nibyo byubaka urugo akabivuga muri ubu noneho hari n'abandi uzanababona no muri komenti zacu hari abajyamo bakavuga ngo ibyo se muba mwikora byose bibabuza kubaharika bibabuza kurongora abandi bagore icyababwira yuko abagabo banyu amabi bakora bayahishe muyabonye nibwo ubwoba bwabica abagabo bacu nta nubwo barongora abagore benshi wapi abagabo bacu ntabwo barongora abagore benshi nta na divorce buriya ziboneka mu bayisilamu ni nkeya cyane nubwo twemerewe kurongora abagabo bacu bemerewe kurongora kugeza kuri 4 ariko bitewe nuko baza amategeko abagenga ko umwiza cyane yaba ari umwe kubera ko hari inshingano nyinshi baba bagomba gukorera uyu mugore umwe hanyuma aramutse azanye wa kabiri uyu wa mbere atamuhagije biramujyana muri jahannama bahitamo gucungana n'iki n'umugore umwe bakanyurwa n'umugore umwe nta divorce ziba mu nkiko nubwo bavuga ngo abagabo b'abasilamu ntabwo bajya mu nkiko ntibasezerana imbere y'amategeko ariko ntibanatandukana barabana none se batandukana gute kubera ko twebwe rega dufite amategeko dufite umuyoboro utuyobora sibyo twebwe Qur'ani niyo tugenderaho hadithi iraduhagisha urumva tugira umuyoboro tugenderaho no kuvuga ngo niba uwo mugore babanaga n'umugabo we akabona hari ibyo biri kubura cyangwa se akeneye gushaka undi mugore yarangiza bakabyumvikanaho akamenya ko uwo umukuru n'umutoya bose azabubaha kimwe akabafata kimwe niba umwe hari icyo atabuze ntago bimutera igisebo mu muryango biraba umurongo w'iki ugendanye n'iki n'umuyoboro intumwa y'Imana yatuhaye abatunge bose urumva ko gutandukana se kuri guturuke he ntabwo kwaboneka noneho wawundi wa kabiri nawe naza akabona uburyo mukuru we yihanganye nawe nibarongora wa gatatu azihangana bose bagumaho ngaho bose baguma ari abagore matna wa thulatha wa ruba ariko abagabo bacu ntabwo barongora abagore benshi oya nabaneje gasi benshi ikindi nanone igihe usanga umugabo w'umusambanyi
ashobora kurenza n'abagore 100, umugabo w'umusambanyi abagabo mwibanga. barabikora, ariko kubera ko ngo Abayisilamu babyemerewe ugasanga nibo bari kuvuga. Oya, kandi ntimukatuvugira abagabo, Ikindi- kandi ntimukanajye mugira ikibazo yuko ngo twebwe ngo kuba barongora abagore ba kabiri turahangayitse. birabaremera. Nta kibazo tuba dufite, Tuba tumeze neza. tumeze neza, dusa neza. Turanakundana. Ntabwo uzabona umugore w'umusilamu atuma ivu ngo kubera yuko ngo wenda ngo barongoye undi mugore. Wamuraharitse. Kereka iyo ubyihitiyemo, wa wundi w'umutima mubi niwe uzabyihitiramo akigira ingunge, akumva adashaka gusangira n'umuvandimwe we wabatazi idini. ngo wabatazi idini Imana abarinjije. Imana iturinde guharikwa kubera ko ukunda uramufuhira. Niyo mpamvu twigira ibyo ngibyo abo ngabo baba bavuga muri comment ngo ibyo mwigira, twigira ibyo kugira ngo turebe yuko twakwirinda guharikwa. Erega burya reka nkubwire impamvu mutagomba no kubitindaho. Iyo ugize ugomba gukora uko ushoboye kose ukarinda ibyawe. Uko wababara byagiye kubera uburangare, ntago ari ko wababara byagiye kubera nyine donc uko wababara warinze cyane bikagenda kubwo kubura uko amahitamo, ntago ari ko wababara mu gihe warangaye bikagenda kuko warangaye. Kuko icyo gihe iyo warangaye hazamo sinamenye, hazamo kwicuza, kandi murabizi ko nimba hari ikintu kibaho mu buzima ni ukwicuza pe. No kwirinda biruta kwivuza. Kwirinda biruta kwivuza. Ariyo mpamvu turi kwikingiza corona. Yes. COVID-19. Kuko kwivuza nibyo bivuna. Hari abagabo rwose pe, sibyo? Ntago ari Abayisilamu cyangwa ataba ari Abayisilamu. Hari abagabo b'Abayisilamu bananiwe n'ingeso zabo, babarwayi intumwa y'Imana yavuze. Imana yavuze, sorry. Ya kamere Imana ibiza uburyo yamuremye nyine, sibyo? Ugasanga umuntu ararwaye niyo yarongora akageza kuri 4 n'ubundi akabaca inyuma. Akagenda akajya guhangayikira akaba yakukumba n'abakozi n'abasazi. Uwo ni umurwayi. Nimuzamufate rero ngo mwumve nimumubona ari umusilamu ngo mwumve ko ariko abasilamu bose bateye. Reka abagabo bagira kirazira, abagabo bacu bagira kirazira n'indangagaciro zibaranga rwose. Nta kibazo dufite, kandi niyo agiye kurongora rwose wowe ububizi yuko ntacyo warenzaho Imana ibimwemerera, akira kuba binyujije mu nzira nziza, atari ukujya hirya hariya ku biro. Twigarukire. Yego. Hari abagore hari abagore bajya bagira uruhare rwo kugira ngo abagabo babo bagende. Ati gute? Hari abagabo mu buzima bwabo bakunda amaraha, akaba afite amafaranga ye, akeneye kurya neza, kwishimisha, gutembera, gusohoka, asohokane n'umugore we. Noneho ugasanga umugore aronona iteka ryose ibyishimo bye, ntibahuje. Noneho umugabo akaba impamvu yo kugira ngo agende, akeneye kwishima kuko Imana yamuhaye amafaranga. Buri Imana yaguhaye amafaranga iba yaguhaye. Ariko burya hari amafaranga menshi abaho, cyangwa habaho kunyurwa. Noneho sasa ugasanga umugabo ashatse gusohokana n'umugore we, umugore akavuga yego ko mana ubusa ayo mafaranga ariko mupfusha ubusa koko, ubwo sibyo wazabivamo. Urakoze rero. Hari igihe kimwe mana we biteye ubwoba, uvuza abo bagore rwose nibyo bavuga ngo ukoze hasi unyibutse we. Rimwe ni inkuru imwe ngiye kukubwira, cyangwa se n'abakunzi bacu. Amakosa twebwe abagore tujya dukora tuyikoreye, ariko kandi tutabizi cyangwa se bitewe n'uburangare. Hari igihe kigeze kubaho, noneho umugabo wanjye turasohokana, bari bafite ikipe ya football, bakinaga umupira nyine abavetera ya makipe y'abantu abasaza y'abantu bo muri quartier cyangwa se bahuje akazi ukuntu. We umva ko ari groupe bari bafite. Noneho iyo groupe yabo yakoraga ibikorwa bitandukanye, harimo no gukoteza amafaranga yo gufasha abagenzi babo, ariko noneho bakagira n'uburyo bagira biteganyiriza igihe bazahuriraho kugira ngo bagire bya byishimo, basabane, bahure, imiryango imenyane. Urabizi ko bibaho. Hanyuma rimwe ubwo
hari no kuri bonani cyangwa se uwundi munsi wa wike hari kuri bonani turagenda aho icyo gihe nyine hari igihe cyo kugomba guhura umugore n'umugabo. Umugore yagombaga kuzana, ubona ko umugabo yagombaga kuzana famiye ye. So njyewe ubwo naragiye, noneho byabaga ari ibintu bya couple, niko bari barabipanze. Turagenda tugezeyo, noneho abantu bose ama couple, hari harimo abazayirwa benshi, abakongomani benshi, urabizi ukuntu bikundirira happy. Duhurira ahantu hari hagenwe ari couple. Ndanabishimira cyane, mbishishikariza n'abandi bagabo. Urumva ko nimba hari ikintu kiryoha kubona umugabo wawe mukuze yagusohokanye, muri kumwe mubona muri amakupure y'abantu bakuze, ariko mubona ari nyine namwe mukumva ko ibyo byiza bitabacika. Noneho ubwo babicarizaga kuri table, ari kupure ebyiri, umugabo n'umugore hariya. Noneho ubwo bari bagishyizeho ko abantu ibyo kurya bari bateguye ni isamake n'inkoko gusa. Hanyuma iyo samake imwe ikaba ari nini cyane, n'iyo nkoko imwe ikaba ari nini cyane, igomba kurya abantu babiri. Ubwo twicara kuri table imwe, njyewe n'umugabo wanjye n'uwundi mugabo ntashatse kuvuga izina ariko ndarizi nyine n'abantu tuziranye. Mubonye ni umugabo mukuru, mbona ahubwo yazanye n'akana k'agakobwa gafite nk'imyaka nka 22 gutya, kambaye agakanzu keza cyane k'akamini kagera hano, akana keza kavuye muri saro kasokoje umusugere hariya. Turicarana bari nyine bisanzuye nta kibazo, turarya turanywa. Hanyuma umuziki ujyamo. Rero umuziki ugiyemo, urabizi ko umukongomani niyo yaba ari kurya ntabwo yawubabarira. Umugabo aragenda ajya kubyina, noneho urumva abagabo barisanzura bakabyina bakanezerwa. Ubwo twebwe urabizi ukuntu ndya gahoro gahoro, n'uwo mukobwa nawe yari akirya. Ubwo twe tukumenya twirira munirebera. Hagati aho bakizana inkoko, bo babaza twese batuzaniye inkoko. Njye banzaniye couple yacu bazizaniye inkoko, nabo ngabo bazanira inkoko. Yari inkoko nini cyane pe. Wa mugabo yaragiye afata, asaba envelope, afata ibice bibiri, ukuguru n'igihimba, abishyira muri envelope, arahambira, abwira uwo mukobwa ati sheri mbikira aho ngaho ku ruhande. Umukobwa arabika, yiririza isigaye. Umugabo rwose yari umuntu w'inzoga, kurya buri abantu banywa inzoga akenshi nta kintu babibabwiye, kuko iyo groupe ntago ari y'abasilamu, yari y'abantu bose muri rusange, amadini atandukanye, yari abakatolike. Noneho umukobwa twakomeje tuganira nk'abantu twahuriye kuri table imwe, kandi twese turi couple y'abagabo bacu. Turaganira, ndamubaza ura niwe mugabo wawe? Umugabo nari muzi ariko ntazi ngo umugore we ninde. Arambwira ati oya ntago njye ari umugabo wanjye, ati nuwo mba nitije tu. Aturiya afite umugore we, nanjye n'umwana mwiza nyine arakuganiriza yisanzuye. Ni nabyo bituma badutwarira, kuko baba bisanzuye, nta kibazo, nta bintu byinshi baba bafite mu mitwe yabo. Aranganiriza ari open kabisa. Ati namwitije. Arambwira ati sereka nkubwire wa mubyeyi we, umugabo ati iyi kanzu sinzi amafaranga yagaze ni menshi pe, urayibona kandi yari nziza koko. Ati yambwiye ko agomba kunshopingira, amugurira ikanzu yo gusohokana, amujyana muri saro. Umukobwa yamubwiye imisatsi ye yamuhaye 25,000 byo kujya gusokoza umusatsi gusa. Umusatsi yakubise pafi igera hano gutya, ibintu byaka. Amutegera kugira ngo bazane. Urumva ko umugabo ufite umugore afite urwikekwe. Yamutegeye taxi vatiri we bahurira hariya. Urumva ayo mafaranga yose. Hanyuma rero ararya aranywa. Wa mugabo amaze kuza, aje kuruhuka, aje gusoma ku kantu ke yanywaga. Ndangije ndamubaza n'uwo mukobwa yumva nta kibazo. Ndamubaza ni kubera iki zira nkoko zifasha ukajya kuzibika hariya? Arambwira ati nuko nshaka kuzishyira abana banjye. Ati mfite abana banjye 2 n'umugore wanjye, ati izi nkoko ndashaka kuzibashyira. Kubera iki se atari we wazanye? Ati wahora niki? Ati nabimusabye kuva kera, ntashobora kunyemerera. Ni umurokore. Yambwiye ko adashobora gusohokana nanjye. Ubwo hagataho abapasi atanze pasi
kubera ko adashobora gusohokana Ni nawe ukuri iyo nkuru gutyo bitewe nyikubwiye. n'imyemerere yiwe, buriya ntabwo babyemerewe, yahise yemera guhomba umugabo we amutiza abandi. None se umugabo yakubwira ngo ntabwo ndagiye, yari abizi, ariko urumva bitarabaye. nyine byarabaye ari nabyo ibyo ngibyo None turi se kuvuga uyu byakagombye gukosoka. uyu mukobwa aramutse amufashe neza cyane, urumva uriya azamubona cyane Yataha. cyangwa bazajya bagabana oya ahubwo aramutse haba harimo ingaruka nyinshi cyangwa se risk nyinshi. Niba uyu Aramutse ari yitije uyu umukobwa mugabo mubi, urumva akitiza n'undi w'umugabo, ari umukobwa mubi w'umushirikina, izo nkoko yazisiga uburozi, akamujyana, yagerayo akada, yanagera no mu ibyo byose nyine, yagera no mu rugo b'abana bakazirya, ejo mu gitondo inarirahi wa inna ilahi rajiun, zikaba ari ingaruka, noneho urupfu, ahombye abana. sheri napfushije abana barapfuye, hanyuma wenda mama wabo arasaze akamwigarurira kubera ko yabonye ko nyine ni imari. Umugabo ni ikintu cy'agaciro, ni imari bwana, ni imari. umugabo rero urabona aravuga ati ntacyo bintwaye, yanze ko dusohokana, ntago nabura abo dusohokana kuko sinanagenda njyenyine mu bandi, sibyo? Kandi ni ibintu byumvikana. Ushatse wakwikomereza. Uvuze ibyo bintu uhita unyibutsa iyo nkuru rwose. Ego nibyo ndi kuvuga nyine, yuko umugore wese aba agomba gucungana n'izamu rye. Nibyo, nudacungana n'izamu ryawe igihombo kiri kuri wowe. Hari amakosa menshi cyane dutuma akorwa. Umugabo atangira hasi yo mu rugo, akeneye kurya neza, umugore agakora ngo ekonomi, ugasanga yagiye ahashye ibi bintu bidashobotse. Umugabo yaza yakubita amaso imbere y'ibiryo, mu biryo bateguye, agahita acika intege, agahitamo agakora sambla yo kurya kugira ngo umugore abone ko ariye, ariko akagenda akaryama, akararafata icyemezo, agatekereza neza icyo agomba gukora. Wowe ufite amafaranga yawe, unaniwe kurya neza kandi wazanye umugore, ubwo se urumva? Amasorori ashobora kureka afite amafaranga, ariko ugasanga agiye kugura za sorori zo mu cyaro, kandi ntarebe umugabo we afite akazi keza, ni umuntu nyine wize, nyine afite akazi keza. Iyo ufite akazi keza ubuhembwa n'amafaranga aryoshye, ugomba no kugira ibintu byiza. Uyabana n'utarize ufite ifaranga rye. None se abakire, none se abagore batize se nibo bashobora kuba babigenza gutyo? Ahubwo ni imitwe ifunze. Oya abagabo batize nabo babona uko waruvuze tufite umugabo wize, buriya biragucitse. Ariko buriya abakire bose ntago ari uko ari abize gusa. Nahise mvuga ngo ufite amafaranga yawe, abacuruzi ntabwo abakora muri iyo biro, ariko kari akazi ke nyine niyo biro ye. Umuntu wese ufite ikofi aba agomba kubaho neza, kuko Imana iba yaramuhitiyemo kubaho neza. Naho ugasanga yagiye kugura isorori idateye na apeti muri bya biryo, yagushyiriyemo n'ibiryo utamenya ubwoko bwabyo, kubera yuko ari byo ngo yamenyereye hehe iwabo cyangwa se aho yarerewe. Wanamugira inama ntabyumve, ugasanga umugabo agize ate, aragiye gutyo. Ahubwo uretse nkubwire, buriya bari abantu usanga bafite ikibazo gikomeye, uri kumva? Kandi nk'ubu tuvuge urugero, baba ari abatindi ku mutima, nta n'ikindi kintu cyiza cyamuvaho. Tuvuge ngo uriya, urwo rugero nguhaye rw'uwo mugabo wakoze ibyo bintu kubera umugore we ari umurokore. Sava ibyo reka mbyemere, wenda impamvu yatangaga we ni ukuvuga ati ndi umurokore, sinshobora kugenda, hari aho ntari buke, hari aho atagomba kurenga yenda kubera ko ntiyemerewe kujya aho bari kunywa inzoga. Yes. Noneho rero reka nkubwire, ariko njyewe ntakubeshye, hari icyo ntarengaho kubera ko nzi ko ari icyaha, ariko umugabo wanjye aho kugira ngo mugemure, kubera ko yazabibazwa ari we ahubwo. Ese sawa, niba atari ukujya ahantu hari inzoga, niba yazinyweye uyu mugabo ntashobora kuza akamusoma? Ubwo nta nubwo amusoma, ahubwo ntibanarara hamwe, ubwo se urumva byavamo, urumva urwego ibintu biba biriho. Hanyuma rero reka tureke wenda abo bafite iyo mpamvu, hari uwundi ugira impamvu zimeze gute zo kuvuga ngo ni gute tugiye kujya
gusohoka kandi ejo tuzishyura minerivare z'abana? Ni gute tugiye gusohoka kandi nta mufuka w'umuceri uri mu nzu? Ni gute tugiye gusohoka mu kwezi gutaha mu cyumweru gitaha tuzishyura inzu? Uri kumva? Umugabo akagusaba ati sheri wanjye ndashaka ko tujya akantu tukarya akantu tukiha akantu tugasohokana, ugahita utangira kumuzanira ibibazo byose biri muri urwo rugo. Uwo mugabo wibwira ko we ntago ababizi? Ni wowe uba ubayeho ubikemura se? Ariko sawa, wari ubizi ko hari abagabo baba bakunda ayo maraha ariko batitaye ku nshingano zabo, ugasanga umugore bazimuhirikiyeho, kandi iyo baje kugusohora mu nzu ni wowe n'abana bawe n'imizigo yo mu nzu, umugabo agakora so akigendera. Rero reburetse rero nkubwire, ngewe inama nagira nk'abantu bameze gutyo cyangwa se bagize ingorane zo guhura n'abantu bameze gutyo, byiza kurutaho si uko wamubwira ngo singenda, ahubwo wagenda mukagenda, mwaba muri bije agize avuze ati wenda tugiye kurya inkoko, uri kumva, cyangwa se tugiye kurya ifi, ukamubwira uti ngewe rero ndumva mu nda hatameze neza, ariko ukabikora mu kinyabupfura n'ubwenge, mu bugenge bwo kurinda gusigasira. Ukavuga uti ndumva ntameze neza, nge ndumva nishakira akaburushete, kuko niba inkoko igura 10,000 burushete igura 1,000, urumva itandukaniro ririmo. Ukavuga uti ndumva nishakira akaburushete, hanyuma kakaburushete bakakakuzanira, wa mugabo bakamuzanira amaguru y'abiri y'inkoko, kuko birashoboka batanga ibipande ahantu hose ubu ngubu bisigaye byaroroshye. Niba ushaka inkoko bakubaza urashaka ikiyasiga, urashaka nyine ingana gute, ugafata ayo maguru abiri y'inkoko, we n'amaguru y'inkoko tuvuga ari buhagarare 5. Ubwo ibyo byose n'ubwenge n'umubare abagore bakagombye kuba bagira. Ngewe iyo mibare ndayigira, kandi ku buryo udashobora kumvumbura ko nagize imibare. Nkarya akaburushete, nkabona agafanta, hanyuma nkamubwira sheri, buriya rero mwasitse muri kumwe mwishimye, umuntu mwasitse muri kumwe ntacyo yakwima, ukamubwira uti wampaye 5,000, wampaye 5. Nta nubwo ajya kukubaza ngo nayiki, ahubwo bakundira aha. Hari n'igihe nanakubaza ati nayiki, ukamubwira uti shati nyine, uti nyine hari akantu nari nabonye ngomba kugura, ntago wabura kumubwira. Ushobora no kumubwira ko ari amakariso yashize wenda mu bwenge, bya 5 akabifata akabiguhereza, ukagenda ukajya mu rugo ukabika, ukazaheraho ukemura bya bibazo bimwe mufite umugabo atabasha kureba. Urakoze cyane Sauda, urakoze cyane, kubera yuko ubu hari abantu ibyo ngibyo biba biri kure y'ubwonko bwabo, kumva ko yakora ako gakoryo akoroshyushya umugabo akabigenza abagabo ngo bagende. Ngenda kubwiza ukuri, nugira amahirwe akakubwira ngo tugende, jya ugira vuba vuba ahubwo mugende, wisiga ufate fresheri, wambare neza, muhite mugenda. Wari wabona umugabo agenda ari kumwe n'abandi bakanyura ahantu mu iduka, abagabo bakagurira abagore babo, nawe akiyongoza, nawe agahita atanga amafaranga akagura, kubera ko n'abandi abonye baguze. Yageza mu rugo, gusa ngo ibi ni ibiki? Ibi wabiguze ngahe? Nakiguze ngahe? Ngo ariko amafaranga yahapfa ubusa we, ngo bakwishe. Hari n'abahita bavuga ngo ubwo ngo wabiguze ngo mu iduka ry'umugore. Umenye yuko umugabo wawe ntabwo azongera kugira ikintu akuzanira, ahubwo yakwemera agashaka undi mwibanga azajya agendana nawe bahuje, yamuzanira akamubwira yambi urakoze. Niyo cyaba ari ikintu kitari cyiza, shimira umugabo, bikorera uwo mutima yagize wo kugutekereza udahari, agatekereza kujya kukugurira icyo kintu. Bikorera uwo mutima yagize wo kumva ko adashobora kugenda ngo asohokana abandi baba baregetse babishaka, akumva kuri shema rye, akumva ko kujyana nawe ari agaciro. Icyo kintu wikwibuza ayo mahirwe, wijya kuzana imibare. Nge hari umukobwa nashatse gushyingira mu minsi yashize, noneho muhuza n'umuhungu bari babyumva nyine bagombaga kuzashyingirana. Urumva ko nyine bwari uburyo bwo kubafasha kugira ngo bazabane. Umuhungu urumva ko atangira kujya afata nk'imodoka muri weekend, akavuga ngo amufate basohokane bagende bajye nyine nko kugutembera kuryoshya. Noneho bafata imodoka, uwo muhungu nta modoka yari afite, bakwinjira muri kwasiteri, umuhungu agafata ya myanya ibiri y'imbere, umukobwa akaza agahita amucaho akagenda akajya kwicara inyuma ya bose. Uri kubyumva?
icyo ngicyo akajya gikora, ubwo bakagenda umwe ukwe n'undi ukwe, bagenda mu nzira, umuhungu yakwihuta umukobwa agasigara inyuma, umukobwa yakwihuta umuhungu agasigara uyu inyuma. mukobwa ariko ntabwo yamukundaga. Yaramukundaga, ahubwo nimba ari isoni ntumbaze, akazaba ku mukobwa byarangiye disi nabi. Noneho ubwo ikindi gihe bakagenda rero bagiye nko muri alimentation, bagera muri alimentation, ubwo akamubwira ati se wafashe iki? Umukobwa reka da, yamubwira ati fata iki ngiki, ngo iki ngiki, akareba ku biciro, ngo iki kigura menshi, agahita cyanga, ahubwo ugasanga barinze basohokana n'ikintu na kimwe baguze. Uyu mukobwa bavuka mu bakene. Yego, ko nabonaga bavuka no mu muryango utagize icyo bayira, ngo nyina yavutse mu bakene. Kuko iyo ugiye umusore iyo agiye kurambagiza aba agomba kurambagiza mama w'umwana, kuko imico uriya mugore afite, uyu mubyeyi ni nayo n'abakobwa be bazagira. Nkanjye ko navutse mu bakene, nukuri pe, navutse mu bakene, ariko bakene navutsemo iwacu. Ubukene ariko ubwari bw'urabuzi, ubukene bwa mbere buba mu mutima, nanze kubyerura. Ubukire ni ubwo mu mutima, ubukene ni ubwo mu mutima. Ngiye nukuri navutse mu bakene, umutima nukuri pe, nabonaga nta kibazo na kimwe, uduke twose badusangiraga n'abantu, na duke twose nta kintu twigeze, twari tugizwe muri duke dufite, mbese muri make mu bukene bwacu ko twari tumeze. Hanyuma rero wenda ubwo ndabyumvise, urakoze, ni ku mutima, nicyo dushatse kuvuga. Urukundo rusaba mube mwasabanye, mugira aho muhurira, mugira ibyo mwumvikanaho, mugire mbese muganire. N'umuntu agiye kwicara kuri kuse y'inyuma, ubwo ibyo mwakagombye kugenda muganira, murabiganirira hehe ko aho mwari kuba mugeze mwari kuba murimbanije. Buriya abagabo ntago bapfa gukunda ibibonetse byose. Niba umugabo akunze rino bara, mugiye guhaha, akabwira atari kushira, ndabona kano kabara ari keza, gafate noneho ubutaha wowe uzagende nawe ukora amahitamo yawe, ugure ryarinda ushaka, yose uyatunge, bigutwaye iki? Ariko nibura wiyubakira urugo. Niyo mpamvu twicaye hano, kugira ngo tubivuge. Hari ababikora batabizi ko bishobora kubyara ingaruka zo guhomba umugabo cyangwa fiance. Yarambwiye ati nazatwara umugore umeze kuriya ko mfite impungenge, nazajya ngura umutanzania akambwira ko twagombaga kugura kigori, ko ari yigura makeya, ko agahinda kanyica bikananira. Uko niko kuri. Hari igihe rero disi abagore mana we bagira ngo bari muri ekonomi, barimo gushimisha abagabo, hari ukurengera, sibyo? Buriya kugira ekonomi, abagabo nabo burya barabara, bagira imibare cyane cyane ko baba babona ko inshingano nyinshi aribo zireba. Ariko tureke kubabangamira, tureke kubaca intege, tureke kubapfobya, sibyo? Nibyo ntabwo ari ibicucu. Ibyo baba bakora baba babizi. Hari umugabo ushaka ugendo yagera mu iduka yajya kugura rido, akavuga ati nge nashimye umugore atari ko ntago twagura rido ya 5, irahenze tuguriye 3. Nge ndakamubwire ahantu nari ndi gucururiza, umugabo azana n'umugore, imyenda yose avuga ngo irahenze, umugabo agura imyenda ye 2, abaragenda. Ni muri expo nyine, baragenda baraza gukata korosi, baragaruka basanga n'ubundi urabizi ko hariya uzunguruka ukaza kwisanga naho wavuye. Bagarutse bati wa mugabo ati yewe atuzi ko wa muntu wanjye na n'ubu nta kintu aragura, nta cyarabona kimushimishije. Ibyo ari kubona bimushimishije, kandi n'ukuri ko Imana ibyo nkubwira ndemenda narahira, umugabo yakuyemo ikintu kiswe ibandari ry'amafaranga anyishyura ngewe, kubera ko yari yabiteguye kuzana n'umugore muretse. Abwira umugore, aramubwira aho myiyumvira, uri kumva neza? Aramubwira ati ngewe ndi enjeniyeri, mfite amafaranga yanjye, nagusohokanye, wananiwe kugira ikintu na kimwe ufata, ati ubaye amafaranga urabona ndi buyamare. Umugore naramurebye agahinda karanyica, ndavuga nk'uyu muntu ubu ngubu bizarangira gute koko? Kandi none cyane mbabaje, ni umugore ukiri mutoya, n'abandi baragenda. Ariko ifaranga akarirebamo, nimba hari uwundi mubare yari yarikoreye akarirebamo, kabona biramurenze. Baragiye bagaruka bafite igikapu cyuzuye, uzi imyenda yari yuzuyemo
ni y'uwo mugabo n'umwana wabo umwe wenyine bari bafite. Arangije aza kugaruka, ikanzu ngewe yashakaga kunguraho, twapfaga amafaranga 2,000. Umugabo arambwira ati ya kanzu yizana. Umugore ngo hoya, ntago nayifata ngewe, ayo mafaranga nakumva ko nyajugunya. Ngo ayo mafaranga ngo nakumva ko nyatangiye ubusa. Ndavuga ni nk'uyu wamunkopa umugabo wadahari. Nkamuhikosora kuko arababaje cyane. Umugabo yase avuga ati baba we, ati nukuri iki gikapu cyose ubona mubye, ati cyuzuye imyenda yanjye gusa n'uy'umwana, imyenda 2 y'umwana. Ati umugore nta na kimwe arafata. Ati none bifaranga mfite, ati ubu ngubu turajya. Ahita amubwira, sheri niturenga ahantu umbwire ngo mpa amafaranga nzajya kugura ibindi. Ati kuko ibyo wakunze byose wanze kubigura kubera ngo birahenze. Uzi ukuntu yasaga? Ariko gusa ntago wamenya ko buryo umuntu atanga icyo afite. Umugore yasaga, umugabo n'umukira afite amafaranga, ariko wamujugunya hari imbwa nazo ntizimukoreho ukuntu yasaga nabi. Umugabo yasaga nabi n'umugore nawe asa nabi. Urebye amafaranga bafite. Reka tubahe pora abagabo nk'abo ngabo bifitiye abagore nk'abo ngabo, ariko bajye bakurikirana ibiganiro kugira ngo babashe kugira gute gusobanukirwa uko wari wajya mu nzu y'umukire ufite umugore umeze gutyo, akubaka inzu nziza imuhenze, agasiga amarangi ahenze, umwana akaza akajya yandikaho na bike amakara, akandikishaho amakara badakoropa, bakazana ibitaka byo hanze bagashyira mu nzu, mu makaro ukajya ubona ahabaye nko mu murima. Ubwo mu cyumba haba hameze hate? Ni ukuvuga ngo iyo ufite izo ngeso ziragukurikirana mpaka no mu cyumba, ziragukurikirana mpaka no mu bana, ziragukurikirana ntumenye gucunga icyiza ngo umenye ngo ni iki, ikibi ngo ni iki, kandi ibyo bintu birasenya. Ni ukuri icyo tugamije twebwe ni ukubaka ingo z'abantu, ntago ari ukuzisenya. Ni ukuri rero mugerageze mukore iyo bwabaga, ubyihingemo, ubyishakemo, umenye ko icyiza giharanirwa. Umugabo akunda kubaho neza, none umugabo ufite amafaranga ye abagomba kubaho neza kuri buri kimwe cyose, akarya neza, akaryama heza, akiyuhagira neza, buri kimwe cyose. Badamu mutanga uburenganzira, n'Imana yarabahaye inema muzikoreshe kuko muzazibazwa. Zikoreshe kuko buriya ibintu ni bibiri, habaho gukira no gukena. Iyo wakize ukabaho neza uravuga ngo nabayeho. None ibyo bihe byaba ukavuga uti ntacyo, ariko nabayeho. None se nibi bihe ari byiza ukaba uriho nk'uri muri gereza, bizaba bimaze iki? Niba abandi Imana iha bakayimanuza. Badamu mugire uruhare rwo kugira ngo ingo zanyu zimere neza, mugire uruhare rwo gucunga imari zanyu zitwa abagabo, muzibanire neza, muzigabanyeho utuntu two kugundira, kuko nugundira azabisohora bigende bijye kuribwa n'abandi babikeneye, baba bahari babirekereje, babikeneye, babuza ayo mahirwe. Uri kumva? Ni ukuvuga ngo rero dushatse twanasoreza hano, ariko inama tubagira, please mujye mugerageza muzikurikize, kubera ko ni ukuri buriya umudamu niwe mutima w'urugo. Urugo rwiza urubwirwa n'umugore, kandi burya iyo ugeze mu rugo ibyo usomamo birangira umugore ari we urwambaye. Haranira rero ko bazagusomaho ibyiza aho kugira ngo bazagusomeho ibibi. Haranira ko nibura, erega buriya reka nkubwire ikindi kintu kiba kinababaje kurushaho, ibyo wakwikora byose ni akazi kawe. Ibyo n'uwo mugabo wawe birabareba, kubera yuko aba yarakurongoye nyine akemera kwirengera, yakagombye kwemera kwirengera ingaruka. Ibyo birabareba pe. Uzi ikintu kiba kibabaje kurenzaho, abo abazabakomokaho. Nyine icyo uteye nicyo kiza. Niba uteye imbuto nziza azamuka igishyimbo cyiza. Umugabo yari afite, yari technicien, yakoraga ibintu sawa. Iki kiganiro cyaba ari kirekire kandi nzakivuge ubundi, ariko nukuri abagore Imana igibaha nabo bakayimanuza. Shako ibintu warutangiye kuvuga byari uburyohe, nzabivuga ubutaha. Nibyo nzabivuga ubutaha. Buriya
reka kino kiganiro ngihishe tuzakivuge ubutaha. murakoze cyane. Insha Reka Allah, tugarukiriza insha ahangaha tunabashimira cyane by'umwihariko abadamu bose badukunda kandi bakanatwereka ko badukurikira, by'umwihariko abakora sharing ku biganiro byacu bakabisharinga n'abandi. Hari igihe nagiye kuri Facebook mbona umuntu yasharinze ikiganiro cyacu, wow, uwo muntu nyine naramukunze, numva aranshimishije cyane. Musharinga ibi biganiro ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye kugira ngo n'abagore b'abanyarwanda twumve yuko hari abo tuganira, twumve ko hari abatugira inama, kugira ngo turusheho kwiyubaka. Kandi burya umutwe umwe bagenzi banjye wifasha gusara ntabwo bifasha, ntago wigira inama. ntabwo yigira inama. Turabakunda cyane rero, mukomeze rwose mukundane natwe, dushyigikirane, twubakane kandi dukomeze dukora ibiganiro byiza. Hanyuma tunasaba ko hari ikintu wumva ukeneye kuvugaho, ari ikintu wumva twavugaho, hari abantu bajya baduha ibitekerezo da, abo nabo turabashimira. Kandi nawe tuzanabereka yuko ibitekerezo byabo ari iby'agaciro, ni iby'agaciro, Allah. kandi namwe muri ab'agaciro, abagabo, abagore, mwese mukurikira Umurimbo TV kandi mukurikira by'umwihariko akagoroba k'ababyeyi. Turabashimira cyane, tubasabira ngo Imana ikomeze ibubakira ingo z'umugisha kandi zibyiza zuzuye urukundo. Shawa baririmbiye akaririmbo. bye bye. Ndagutunguye. Turabakunda cyane, nicyo kintu kibihatse byose. Bye bye. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.